Hello beautiful We people. can, Nizere ko and mwese we mumeze will. neza cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. We Iyi ni can, Black TV and we 250 will. n'ubundi nk'ibisanzwe, reka tubabwire ko tugiye muri cya gice cy'umuhanzi w'icyumweru. Nk'uko twabimenyereje buri cyumweru tugomba kujya tubagezaho umuhanzi w'icyumweru. Iki cyumweru tukaba twahisemo kubagezaho umuhanzi w'umunyarwandakazi, akaba ari we bita Angel Mutoni. Angel Mutoni ni umusizi, umuraperikazi w'umuririmbyi w'indirimbo, wandika wenyine, uri mu bahindura isura y'umuziki nyarwanda, avanga injyana ya hip hop, afrobeat, afro hip hop, ifite ubusizi, R&B yuzuye, amarangamutima na pop, agatanga umuziki ufite ubutumwa bwimbitse kandi uhuza abantu benshi. Afite mixtapes 3 na EP 3 amaze gushyira hanze. Ku rubyiniro, Angel Mutoni azwiho imbaraga n'udushya, aho amaze kuririmba mu bitaramo bikomeye byo muri Afurika y'Iburasirazuba nka Blanket, Wine, Bayimba Festival na Amani Festival. Yageze no ku rubyiniro mpuzamahanga nka Pop Culture Festival mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Berlin, na Shachogam yabereye mu Rwanda mu mwaka wa 2022, yabereye i Kigali mu mwaka wa 2016. Yageze mu ba mbere 10 bahatanye muri RFI Prix Découverte. Abahanzi bagenzi be n'abakunzi b'umuziki bakunze kumwita umwamikazi wa hip hop yo mu Rwanda. Uretse umuziki, niwe washinze Electric Nappy Heads Collective, igamije guteza imbere ubufatanye, kubaka ahantu hatekanye no guteza imbere abakobwa bashaka gukora umuziki. Afite kandi podcast yitwa The Killer Kitu Podcast ayobora afatanyije n'abandi, aho baganira ku buzima bwa buri munsi n'abatumirwa bagiye batandukanye. Afite umuhati udasanzwe wo gukomeza guteza imbere umuhanzi bwe no kugira uruhare mu muco nyarwanda. Angel Mutoni ni umuhanzi kazi usanzwe ari kubaka umurage. Ikindi twakubwira, Angel Mutoni akorana na producer umaze igihe kinini cyane akora aka kazi ka production, ariwe bita Balik Music. Balik Music ni producer wakomeje kwigaragaza mu gihe cyashize, ari mu cyiciro cy'abandi ba producer nk'aba producer JP, Pastor P, DJ B n'abandi benshi bagiye batandukanye, ba Nicola n'abandi benshi bagiye batandukanye. Angel Mutoni kugeza kuri uyu munsi amaze gukorana n'abahanzi bo mu Rwanda benshi bagiye batandukanye, harimo Luta w'umuhanzikazi w'umunyarwanda, harimo Kenike Short, harimo Bushari ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Angel Mutoni ni umukobwa uvuka muri famiye y'abana 3, akaba ari we mutoya, avukana n'umuhungu umwe n'undi mukobwa ari we wa kabiri. Angel Mutoni yize muri University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba atuye mu mujyi wa Kigali. Angel Mutoni ni umukobwa ugaragaza imbaraga nyinshi cyane, kuko kugeza kuri uyu mwanya akurikirwa n'abasaga 167 ku rubuga rwe rwa Instagram. Angel Mutoni dukomeze tumube hafi, tumusapotinge nk'abanyarwanda, kubera ko agerageza kwambutsa umuziki nyarwanda, akawambutsa imipaka, akawugeza hanze, ukurikije nk'amafestival bamutumiramo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Angel Mutoni niwe muhanzi w'icyumweru twabateguriye, hanyuma mukomeze kubana natwe kuri Black TV 250. Muri ab'agaciro, turabakunda cyane. We can, and we will.
We can and we will.